Bari mu bukwe, umusore ukiri muto n'ikirahure cya fanta mu ntoki arabukwa mwarimu we wamwigishije mu mashuri abanza. Umusore agenda amugana ngo amuramutse n'ubwuzu bwinshi cyane. Umusore amuturuka inyuma amukora ku bitugu ati "Monsieur, muracyanyibuka?" Mwarimu nawe arimo asa nk'ugerageza kwibuka uwo muntu ati "Yewe sinabihamya." Mwarimu n'umutima uciye bugufi cyane ati "Bitakubangamiye mwanyibutsa aho tuziranye." Umusore ati "Nari umunyeshuri wawe mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Umunsi umwe nigeze kwiba isaha yo ku kaboko ya mugenzi wanjye. Iyo saha yari nziza cyane kandi yihariye. Mbonye uko isa bintera umutima wo kwifuza ndayiba. Mugenzi wanjye aza kubatakira n'amarira menshi cyane ababwira ko isaha ye yo ku kaboko yibwe. Icyo gihe mwadusabye abanyeshuri bose guhaguruka tukajya guhagarara ku ruhande rumwe rw'ishuri tureba ku gikuta tumanitse amaboko kandi amaso yacu ahumirije kugira ngo namwe mubashe kudusaka mu mifuka y'amakabutura yacu. Ako kanya natangiye gutengurwa kubera ubwoba. Ubwo twese turi ku gikuta murimo mudusaka, njyaho narindimo ntitira cyane. Ibitekerezo bitangira kunyirukankamo, nkumva ikimwaro n'isoni ntarabona aho mbikwiza bagenzi banjye nibaba bamaze kumenya ko ari njye wibye isaha. Nkibaza uko abarimu bandi banyigisha bazamfata nyuma yo kwitwa umujura mu kigo cyose. Nakubita agatima ku babyeyi banjye bo nkumva ndasaze. Ibyo byiyumviro byose byarimo bitembera mu mutima wanjye kugeza ubwo numvise intoki zanyu zinkora ku mifuka y'ikabutura yanjye mukuramo isaha. Nari mfite ubwoba bwinshi bwo guhangana n'ikintegereje nimumara kuvuga uwo mwafatanye isaha. Gusa icyaje kuntungura ni kimwe. Nyuma y'uko ari njye musanganye isaha, aho kuvuga ko ari njye wayibye, ahubwo mwarakomeje musaka abandi banyeshuri bose kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma. Murangije kudusaka twese, mwadusabye kureba noneho tugasubira mu myanya yacu. Njye nagiye kwicara n'ubundi ubwoba bukiri bwose. Numvaga twese nitumara kwicara ikirakurikiraho nta kindi murahita mumpamagara nkaza guhagarara imbere y'ishuri ryose nkahabwa urw'amenyo nk'umujura. Ariko icyankoza ahantu, mweretse isaha abanyeshuri bucece muyisubiza nyirayo, hanyuma amasomo arakomeza nkaho nta cyabaye. Nimwigeze na rimwe muvuga izina ryanjye ko ari njye wibye isaha. Amasomo arangiye n'ubundi njye numvaga ntaratekana. Ntacyo mwigeze mumbaza, yewe nta nundi mwigeze mubibwira. Yaba abanyeshuri bagenzi banjye ndetse n'abandi barimu banyigisha, nta numwe wigeze umenya ibyabaye. Umusore arakomeza ati "Kiriya kintu cyanyigishije isomo rikomeye cyane. Mbese ubwoba nari mfite n'uburyo umutima wanjye numvaga ugiye guhagarara ndimo mbiri ibyuyu mubiri wose byatumye numva ntazongera na rimwe gukinisha gufata ikintu kitari icyanjye. Mbese Monsieur, sinakubwira icyo mwankoreye. Mu mutima wanjye naribwiye ntiburiye impamvu mwarimu ntacyo yavuze, yanze ko bagenzi banjye bankwena. Mbese yanze gusiga izina ryanjye icyasha." Umusore ati "Monsieur, iyo nkuru noneho murayibutse se?" Kamemu nta kuntu mwakwibagirwa ikintu nk'icyo. Ndatekereza ko ubu noneho mwibutsa aho tuziranye. Mwarimu nawe ati iyo nkuru ndayibutse sha. Ndabyibutse ko nasanze isaha mu mufuka w'umwe mu banyeshuri nigishaga, ariko sinamenye nyiri umufuka nakuyemo isaha. Kuko nanjye icyo gihe nabasatse mpumirije. Mu by'ukuri nanjye sinigeze menya uwibye isaha. Ntabwo nashakaga kugumana iyo sura itari nziza mu mutima no mu bitekerezo byanjye. Mwarimu amaze kuvuga atyo noneho, wa musore byamukoze ku mutima kabiri. Nta na rimwe yari yarigeze amenya impamvu mwarimu atamutangaje mu ishuri ryose ko ari we wibye isaha. We yatekerezaga ko mwarimu atashatse kumuvuga. Nyamara mwarimu we ntiyamuvuze kuko atari yamumenye, kandi impamvu atamumenye nuko atashatse kumumenya, ndetse impamvu atashatse kumumenya nuko atashakaga kumutangaza, ndetse impamvu atashatse kumutangaza nuko ntacyo byari bumumarire, ndetse nta n'icyo byari bumarira abanyeshuri bagenzi be. Mwarimu arongera ati "Buriya yaza kuba ari wowe muhanga mu ishuri ryose, cyangwa se ari wowe ugira amanota menshi mu isomo ryanjye, icyo gihe nari kwishimira kukumenya, nkamenya izina n'isura yawe, kuko ari igikorwa cyiza nari kwishimira kukumenya. Ariko kumenya izina ry'uwibye isaha cyangwa se nkaribwira abandi banyeshuri bagenzi bawe ntacyo byari kumfasha, uretse gutuma yaba njye n'abandi banyeshuri bagenzi bawe tuzajya duhora tukubona mu isura itari nziza buri gihe. Kandi buriya njye nemera ko umuntu nubwo yaba mubi kajana hari aho bigera agahinduka." Inama y'umunsi. Muri iyi si yaba twese twagiraga ubwenge nk'ubw'uyu mwarimu, ubuzima bwakoroha. Yaba ababyeyi, abarezi, abayobozi cyangwa se abakoresha, hari aho bidusaba guhumiriza natwe ku bintu bimwe na bimwe.
tukagira ibyo twirengagiza kuko kubimenya ntacyo biri butumarire. Buriya icyo ababyeyi cyangwa se abarezi batajya bamenya ni uko buri kosa ryose atari ko rikwiriye gukosozwa igihano. Hari amakosa amwe n'amwe akwiriye gukosorwa mu bundi buryo, hadakoreshejwe imbaraga cyangwa se ububasha umuntu afite, ahubwo agakosozwa umutima w'ubwenge n'imbabazi. Uyu mwarimu yaza kuvuga izina ry'uyu mwana wari wibye isaha, yari kuzahora agaragara nk'umujura mu maso ya bagenzi be nubwo byari kuba nyuma y'imyaka 50. Buri wese yakora ikosa, ariko ntibisobanuye ko agomba kuriryozwa ubuzima bwe bwose. Umuntu ashobora kugira amahitamo mabi mu buzima, ariko ntibiba bivuze ko ari mubi. Erega buriya ntukarenganyirize umuntu ikosa yakoze, ahubwo uzamurenganyirize imbaraga azashyira mu kurikosora. Buriya ntabwo ari ikosa gukora ikosa, ahubwo ni ikosa gusubira mu ikosa.